Nyuma yo kuganira na Ivan nubwo nta kinini yanyunguye ariko yanyongereye imbaraga n'icyo cyiza cyo kugira inshuti. Natangiye gukora akazi nk'ibisanzwe nubwo ntaburaga kwitekerezaho. Sinzi uko byagezemo hagati wa mama ushinzwe abakozi abarampamagaye. Nanjye mwitaba ningoga ngo numve icyo nshakira. Mu by'ukuri yari umumama umuntu atasobanukirwa kubera uko yivugiraga make iyo yampamagaraga ubwoba bwaranyicaga. Nageze mu biro bye ndicara maze kwicara ahita avuga ati amakuru iki Clovis. Ndamusubiza nti nimeza nta kibazo. Arambwira ati ndabona akazi kawe gakora neza nta kibazo komerezaho. Ndamubwira nti ndabashimiye. Umumama ahita afata igitumye ngo hamagara hano mu biro nagira ngo tuganireho gatoya. Urabona ko tugiye kwakira ubukwe bw'umukire ukomeye, tugomba gukora uko dushoboye kose tukabitegura neza nk'uko babivuze kugira ngo tuzagaragaze neza nka company ikomeye ku isi. Mpita mvuga nti nta kibazo nzagerageza uko nshoboye kose kandi narabitangiye. Namubwiye gutyo mbona wa mumama aranyitegereje cyane. Ntacyo avuze kumureba mu maso nabonaga nanjye binteye ubwoba. Nakubitanye nawe amaso ndeba hasi hashize akanya ahita avuga ati icyo nakubwira nuko ugomba kwirinda kandi ukarinda amarangamutima yawe cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi. Ndamusubiza nti ko numva ntamenye ibyo mumbwiye. Arambwira ati uzabimenya kandi uzagira akazi keza. Navuye mu biro bya wa mumama nsubira iwanjye, ngezeyo ntangira gutekereza kuri iryo jambo yaramaze kumbwira ariko nkabura icyo bisobanura. Nongeye kuganira na Ivan kuko niwe wamenyaga ibyanjye byose, mubwira ibyo uwo mama ambwiye. Amaze kubyumva ahita avuga ati ariko ubanza utaramenya ibyuriya mu mama. Mpita mubwira nti ngaho mbwira. Arambwira ati uriya ni umuhanga utereye aho gusa ntacyo yakubwira ngo ukimenye kuko akunda kuvugira mu migani. Gusa hari ikindi kintu runaka kikubaho wasubiza amaso inyuma ugasanga nicyo yakubwiye. Mpita mvuga nti cyakora nanjye yaranyobeye. Ntitwabitinze ahubwo twatangiye kwikorera akazi nk'ibisanzwe kugeza ubwo amasaha yo kujya kunywa ka cyayi yageze. Ntangira gutekereza uko ndahurirayo na Sonia n'ibyaraye bibaye mpitamo kubyihorera. Nakomeje kwiyicarira mu biro sinzi uko nagiye kumva numva umuntu ankomanze ku muryango. Muha karibu natunguwe no guhuza amaso na Sonia wari ufite agatasi k'icyayi n'agasashi kariho umugati. Akomeza aho nari nicaye amaze kuturambika ahita avuga mpita mubwira ntubusa ntiwigoye. Aravuga ati nta kibazo rega ibi biri mu kazi mpemberwa ko kwitwa ku bakozi. Burangomba kumenya ufite akazi kenshi nkamumenyera icyo kurya naho ntabikoze ntyo hari abakwicwa n'inzara. Mpita mvuga nturakoze cyane gusa nge nta kibazo nari mfite. Arambwira ati cyangwa uri kwihagararaho ni hangover. Yavuze gutyo numva ko mvugiye ibintu nubwo ntari nagiyeyo ariko mu gifu byari bimeze nabi. Ndamubwira nti oya nta kibazo pe mba navuye mu rugo hari akantu nafashe. Sonia ahita ariko se n'ubundi ndisumbukuruje niyicaza mu myanya y'ibyubahiro ntakwiriye. Burya ko kwiyubaye uwa mbere uteye intambwe ukereka umuntu ko umwitayeho abona ko wabuze abakwitaho cyangwa ari uko utagira umwanya. Mpita mvuga nti si ibyo rwose ahubwo urakoze cyane. Nese ntangira cyayi kukinywa Sonia ahita asohoka. Ngerageza kumuhamagara ngo agaruke ariko arangarananira. Amaze kurengana birambitse ku kameza ntangira kwibaza byinshi. Natangiye kwibaza ikishi inyuma y'amagambo yaramaze kumbwira. Ntangira gusubiza intekerezo inyuma ngo numve ko haraho namubwiye nabe ariko nkahabura. Mvuga nti ariko se niki nakora ngo umwana w'abandi yumve ko ibyabaye byose ari impanuka nta ruhare na rumwe nabigizemo. Ubu se nemere mu bwiza ukuri kose nanone se aramutse abimenye ko hari igihe atanyisanzuraho nk'uko yabikoraga. Nakomeje kwibaza byinshi birangira umwanzuro ari uwo kumwegera nkamusaba imbabazi. Gusa simubwira ibyanjye na muzehe. Icyayi cyarananiye mpita mpamagara umwe mu bakoraga amasuku arandurura. Sinzi uko Ivan yinjiye akinkubita amaso ahita avuga ati ariko Sonia yageze hano. Mpita mubwira nti kubera iki se? Arambwira ati hari ukuntu ureba umuntu cyangwa abantu ugahita ubona ibyahabereye. Nkurikije uko nagusize nuko nkusanze biragaragara ko hari icyakubayeho kidasanzwe. Ndamusubiza nti wikwijijisha ahubwo nako ndakumvise ni wowe wabimubwiye. Ahita ambwira ati mubwira ibiki se kandi? Ndamubwira nti ntukajye wibajisha nka mwarimu nawe ubu ndakumenye uri mu bagambanyi banjye. Ivan ese ariko muvandimwe urabona igihe tumaranye uba aribwo natekereza kukugambanira ahubwo nahuye na Sonia ambaza impamvu utaje kunywa icyayi mubwira ko hari byo wabanje kurangiza duherukana ubwo kabisa. Mpita mubwira nti nanjye ubwo mba nivugira ahubwo. Ivan namubwiye byose ntacyo muhisha amaze kubyumva ahita avuga aterega umwana yarakaye kandi nawe ari wowe wababara. Gusa inama nakugira niyo kumwegera ukamuganiriza. Muzehe yambwiye ko ngomba kuzirikana ibanga ryawe nawe ryo kutazagira uwo mbwira amabanga yawe nawe. Mpita mvuga nti ngo niko yakubwiye. Ivan ahita avuga ati harya niko mvuze ariko banza kiriya cyayi cyarimo n'ibindi bintu ntazi ntangiye kuvugishwa muri iki gitondo. Mpita mvuga nti none se mvuge ko ari nge urose?
Ivani ahita avuga ati muzehe se wagize ngo twigeze tuvugana na rimwe kuva wazaha? Muheruka wa munsi duhura nshaka akazi kabisa. Ahabwo icyo nashakaga kukubwira ntuzagira umuntu n'umwe utinyuka kubwira ibyawe na muzehe. Mpita mvuga nti nanjye ndabizi kandi ngomba kurinda isezerano rye. Nyuma yo kuganira na Ivani nakomeje akazi, gusa natekerezaga ku byo Ivani yari amaze kuvuga, nkibaza niba avugishijwe koko, nkibaza ukuntu umuntu yavugishwa ku bintu atigeze yumva na rimwe, nabyo bimbana ihurizo. Nakomeje muri ibyo mvuze akazi k'uwo munsi naragakoze naba mbeshye. Sinjye warose igihe cyo gutaha kigeze mfunga imashini nsezera kuri Ivani wari ugifite bike byo gushyira ku murongo. Nageze hanze ntangira kwibaza aho ndanyura ngo ntahe. Natangiye gutekereza ya nzira y'inyuma nanyuzemo mu gitondo, ariko nabwo nkibaza ukuntu nzakomeza kwihisha Sonia dukorana, nabyo nkumva ngomba kugira iherezo. Natangiye gutekereza kujya kumusaba imbabazi, nabyo nkatekereza aho ndabihera ntamubwiye ibyanjye na muzehe, nkabona ari ugukora ubusa. Nkiri muri ibyo sinzi uko narebye imbere mba nkubitanye amaso na Madalena, nibuka ukuntu agenza abunza amagambo avuga ibyo atazi, umujinya uranyica mbona ntabyihanganira kumureka akagenda ntabimubajije. Nahise muhamagara ahindukiye abona ninjye, mbona yikanzemo ukuntu. Nanjye ngenda mwegera mugeze iruhande ndamubwira nta makuru Madere. Aransubiza ati ni meza nta kibazo. Ubu umushanana nzabambarira narangije kuwutegura, habwo mugere mutubwire igihe muzakorera ubukwe tubutegure. Mpita mvuga nti ninde wakubwiye ko dukundana se? Aransubiza ati kereka utagira amaso. Mu bintu udashobora guhisha, icya mbere ni urukundo, icya kabiri ni ibyishimo, icya gatatu ni ubwoba. Narasetse maze mpita mubwira ntari kuzi ko ntari nzi kuzi gusetsa. Aransubiza ati none se ndabeshye? Yavuze gutyo ntekereza kuri ayo magambo yaravuze, ari nako nibaza niba koko nkunda Sonia. Nibaza nti ubusuru ni rwo rukundo bavuze, ko bavuga ko urukundo ari ijuru rito, ahubwo nge nkaba mbona ari ibibazo gusa. Ubwo se rwaba ari urukundo cyangwa n'ukwigerereza aho hari uw'Imana yangeneye? Nakomeje kwibaza byinshi, sinzi uko nasubije ubwenge ku gihe ndebye Madalena mbona yasetse yatembagaye. Avuga aterega ntiwirirwe wijijisha, reba akanya gato muvuzeho ukuntu hise ujya kuri. Ndavuga ntimenya ko hagati yanjye na Sonia nta kidasanzwe gihari, ahubwo ari akazi, kandi sinzongere kukumva ugira uwo ubibwira. Ahita avuga ati rwose sinababeshya ngo nashobora kubika ibanga kereka ntarimenye. Na hano banyirukanye kenshi, aricyo icyo banziza bikarangira bangaruye. Ubu rero sibwo nabyiga, ahubwo nubwo mwijijisha ariko mwahisemo neza. Sonia ni umwana witonda, uwo mubakire kandi ushyira mu gaciro, ntacyo muzabura muri kumwe. Madalena yambwiye gutyo numva umujinya uranyishe, nari nzi ko wenda ubwo mukanza atazongera kubunza amagambo, ariko numvise nta gahunda yo kubereka afite. Noneho ibigambo yahuraguraga numvaga namukubita nk'urushyi, niko kumureka ngo hato hatagira icyo nkora ndagenda. Nahise nkomereza handi inyuma ngo ntahura na Sonia. Ndenze ku muryango nibwo nabitekerejeho, mbona ntazakomeza kwihisha nk'umujura. Mfata icyemezo cyo kujya kureba Sonia nkamusaba imbabazi, akambabarira cyangwa akabireka, ariko nakoze ibyo nsabwa. Nahise nsubira inyuma nkomeza no ku biro bya Sonia utarakundaga gutaha kare, wikundiraga imiziki kubi koko namusanze arimo yumva indirimbo ze. Nagezeho ndicara ntegereza ko akora kuteri mu matwi ndaheba, byose ninjye wari kabitera. Naratuje ngo wenda aragira aho abone ko nanjye ndi umuntu. Nategereje nk'iminota 10 yose, ariko mbona nta gahunda yo kumvugisha afite. Ngeze aho mbona ntakomeza kwicara aho nk'igiti, mpita mwegera mukore kuteri yari afite mu matwi. Mpita mvuga nti ariko iyo umuntu aje gusanga warangiza ukamufata nkaho ari icyo utazi, uba wumva utekereza iki? Ubu se wabonye ko naje hano kuko nta kintu cyo gukora mfite? Aransubiza ati yego nyine, none niba wari ugifite kutagiye kugikora? Nahise mubwira nti basi se niba udashaka no kundeba kuki utabigiriye akazi kawe? Ubu se wabwiwe n'iki cyo nkushakira? Ubu se niba ari iby'akazi ngushakira ukanyakira gutya ngiye kukorega byagarukira hehe? Uko niko wakira abagusanga? Namubwiye gutyo mbona Sonia yacecetseho gatoya, nanjye ntangira kumwenyurira imbere nti ntawe utagira ubwoba. Hashize akanya yita avuga ataka kanya wibagiwe amasezerano twagiranye. Uko wansohoye mu biro byawe urabiyobewe, nako bavuze ko wigize agatera yorivu, ntega amatwi nkubwiza ukuri. Yavuze gutyo numva ndikanze. Kuva nagera aho n'ubwa mbere nari mbonye Sonia avuga arakaye. Mpita mubwira nti none se kandi ubaye iki, ninde uko gaburiye amavubi? Ahita avuga ati nakubwiye amatwi yishingamo ibiti, tuza mbigukuriremo. Korovi, kuva ku munsi wa mbere wagera nakwitayeho bidasanzwe, kuko nyuma yo kuganira nawe nabonaga uri umuntu utuje uciye bugufi kandi utakumva amabwire nk'ibyo mba mbona hano. Iminsi yagiye igenda nkakomeza kugufata nk'umuvandimwe, kuko nabonaga nawe ari kumfata. Nkagerageza kukwitaho uko nshoboye, ariko nabonye warabifashe ukundi kugeza aho ushaka kumbabaza ngo ngucikeho.
ko ntigeze ngusaba ubushuti budasanzwe kandi sinkubuze kugumana n'inshuti yawe, niki gituma umfata nk'agatene sudunda uko wishakiye? Ibyabaye byarabaye, ngusabye kuguma iwawe nanjye nkaguma iwanjye, usibye igihe ari by'akazi byonyine. Nakare kuba nakuzaniye icyayi suko nari nkwitayeho ukundi, ahubwo nuko nari mu kazi kandi akaba ari byo nshinzwe. Sonia wavuganaga umujinya w'umurandurazuzi namuteze amatwi ndamureka ngo abanza avuye iki murimo, narangiza nanjye mbona ubuvuga. Amaze kuvuga byose mpita mubwira nti wasoje ngo nanjye ngira icyo nkubwira? Arambwira ati hari icyo utumvise ngo nkisubiremo? Ndakeka nta mwanya mfite wo kukumva, ahubwo wasohoka ukagenda ukanyibagirwa nanjye nkakwibagirwa. Ndamubwira nti none se ko naguteze amatwi ukambwira ibikurimo, kuki wowe utantega amatwi ngo nanjye wumve kwisobanura kwanjye? Ese niba biriya byabaye nimugoroba kandi nta kiba kidafite impamvu, kuki utareka ngo nisobanure ko ushobora gusanga ndi mukuri? Ahita avuga ati ukuri ko kunkururira ihene, ariko se niba ari sheri wawe wari ubonye iyo umbwira nkagenda ku neza niba utashakaga kwa mbona? Ndamusubiza nti reka kuntekerereza ntarakubwira kibitera. Navuze gutyo mbona Sonia yatujemo gatoya ahita yicara. Arambwira ati ngaho mbwira wa mugani wasanga ari no mukuri nkaba nabifashe uko bitari. Yavuze gutyo nibaza icyo nza kumubeshya, dore ko kubeshya bitari ibintu byanjye. Ndamubwira nti mbese buri yuko nteye ntinya akavuyo ko mu kabari, kuko hari umunsi umwe twari tukarimo ndimo nganira n'inshuti, habamo akavuyo birangira barasanye, iyo nshuti hasiga ubuzima. Sonia yarahindutse ndabibona, ahita azanyicara iruhande. Ahita ambwira ati ngusabye imbabazi kuba nari nagukekeye ibitari byo, rwose wumve ko nta mutima mubi, ahubwo nanjye nagahinda byari byanteye. Ndamusubiza nti nta kibazo, ariko rero ubutaha ntukajya ufata umwanzuro igihe ubabaye, kuko bizatuma ufata ujyanye n'amarangamutima yawe. Twakomeje kuganira, noneho Sonia twarahuje biranezeza ku buryo numvaga ntavaho. Sinzi uko yavuze ati none se nakumbabarire burangira amashyushyu menshi, kandi yinsezeranije ikintu ntuza ari uko nkibonye. Ndamubwira nti nta kibazo, ntacyo uzabura turi kumwe kereka icyo ntafite. Arambwira ati urabona nako mbese umbabarire kuba nkugaruye mu bya nimugoroba kandi ugifite ibyo bikomere. Ndamubwira nti nta kibazo, ahubwo nanjye nyuma nisetse nabonye ko bitari bikwiye ko bigenda nk'uko byagenze. Ahita ambwira ati ndashaka ngo unkomereze ya nkuru y'amateka yawe, umbwire uko wamenyanye na muzehe nk'uko wari ugiye kubimbwira. Yavuze gutyo numva bimbanye ihurizo, natangiye guhimbahimba ibinyoma. Icyo mpimbye nkumva nta wakemera, nkashaka ikindi nacyo bikaba ibyo. Ndamubwira nti none se wareka tukazashaka umwanya uhagije nkabikubwira, ko mbona ubu dufite igihe gitoya. Ahita avuga ati ubwo se wabwirwa n'iki ko bitazaba nka cyagiye? Ikindi kandi amatsiko mfite ndumva nta kwihangana, niba ubona hano utahizeye umbwire tujyane iwawe ubimbwire. Yavuze gutyo numva nta rundi rwitwazo mfite, mbona no kubeshya atari ibyanjye. Mpitamo kumubwiza ukuri mvuga nti buriya amateka yanjye na muzehe ni maremare cyane. Ako kanya nagiye kumva numva umuntu ukomanze. Sonia yahita ajya kwicara mu mwanya we, tumuha karibu. Natunguwe no kubona uwari winjiye ari wa mushoferi wanjye. Akinjira mpita mvuga nti Soni uyu bamwita Ryan, ni umushoferi wanjye. Sonia ahita avuga ati kuva gihe kise? Ndamusubiza nti kuva uyu munsi niwe uzajya untwara, numubona uzajya umenye ko ari umuvandimwe. Sonia yatunguwemo ndabibona, nabyo ubwo byari surprise. Ryan ahita avuga ati boss nari mbonye mwatinze kubareba ngo dutahe kuko ndabona bwije. Sonia ahita avuga ati kuva ryari umukozi amenyera shebuja ko bwije, noneho ndatangaye. Mpita mvuga nti bugenda cyari mu kazi, hari ibyo nari nkiganira na Sonia n'imbisozi urabona nkugezeho. Ahita avuga ati oya boss nejo ni umunsi kandi amasaha y'akazi yarenze, reka dutahe muzakomeza ejo. Yavuze gutyo twese turarebana, ntangira kwibaza niba ari umushoferi bampaye cyangwa niba ari umuyobozi mushya bampaye, biranyobera. Mpita mvuga nti hagati yawe nanjye ninde utanga amategeko? Ahita avuga ati ariko menye ko no mu kazi nshinzwe harimo no kukurinda boss, ubwo rero igihe mbona ubuzima bwawe buri mu kaga sinshobora kukureka ngo ukore ibyo wishakiye. Ryan yamaze kuvuga gutyo nongera gutekereza kuri iryo jambo, nibutse ko yambwiye ko yanagakoze mbere, mbona ko hari impamvu ituma yanga kutuva iruhande. Mpita mvuga nti Soni urihangana, reka ngende wa mugani wa Ryan tuzasubira ejo. Sonia ahita avuga ariko se ko mbona ari wowe mukozi we akaba boss uguha amabwiriza. Mpita mvuga nti mu kazi habaho kumvikana kandi ikintu cyose kigira impamvu yacyo, buriya nawe hari impamvu yitumye yanga gusohoka ngo aduhe umwanya tuganire. Sonia ahita avuga ati none se wareka tukajyana mu rugo ukabimbwira neza. Nkurikije uko Sonia yari yarantwaye umutima no guhaguruka aho byari byangoye, numvise mvugira ibintu. Mpita mvuga ntari kuzi ko ari byo, wenda twakomereza kwiganirira nkakomeza kwirebera ayo maso meza. Yarasetse maze Ryan ahita avuga ati oya boss aho haba harimo kurengera, niba hari icyo mwari musigaje mu kivuge ndi kumva, ariko ibyo kujyana mu rugo nta birimo.
mpita mvugana ariko wa mugani wa Sonia ubanza ari umukoresha banzaniye, noneho ugeze aho ushaka no mu kazi ko tuzajya dukorana. Ahita avuga ati ndabizi neza si iby'akazi murimo, ahubwo ni iby'ubuzima busanzwe, kuba mwabivugana ndumva ntacyo bitwaye. Umujinya waranyishe nshaka kumukubita urushyi ariko mbona ni umusore kundusha. Mu gihe nkibyibazaho Sonia ahita avuga ati ariko ubundi uri mu biki, niba ashaka gutaha nagende ndaza kugucyura mu yanjye. Ryan ahita avuga ati ntaho najya ntamujyanye, erega mushatse mwatuza kuko ibyo navuze ni ukuri, muzakomeza ejo naho uyu mwanya ni umwanya wo gutaha buri wese akajya kwita ku bye. Nabonye shoferi yakaniye umujinya kuri njye wari wose, mbuze icyo nkora nemera kubahiriza amategeko ye nkabyigaho nyuma. Mpita mvuga nti Soni ihangane urabona ko byazambye nahejo. Ahita avuga ati aha none nagira nte, ariko se ubundi uyu mushoferi niwe wamwishakiye cyangwa ni kwa kundi ubwira abakomisiyoneri ngo bagushakire bakakuzanira uwutazi? Nabuze icyo nsubiza Sonia kuko ibyo yarabajije byasaga naho ari ukuri. Nagombaga gushaka muzehe nkamubaza neza iby'uwo mushoferi, byaba byiza nkishakira uwanjye. Ndamusubiza nti igihe kirahari tuzaganira. Nasezeye kuri Sonia utarashakaga kundekura ndetse aramperekeza ngeza ku modoka, bigoranye dusezeranaho shoferi aratsa tugenda dutyo. Nashatse kumubwira n'abatwaye mbona yaba ari amakosa akomeye kuko ashobora kurakara akayirenza umuhanda. Mpita mvuga nti icyo mbakundira ni uko mumenya ko igihe kigeze ngo umuntu atahe mukaza kumwibutsa. Uzi ko ntibukaga ko amasaha ageze aha ngaha? Ahita avuga ati niko kazu kacu boss, naho tekereza nka buriya hagize ikikubaho kandi nshinzwe kukurinda, ubwo urumva nazasobanura iki? Mpita mubwira nti nibyo pe, ahubwo na gahunda nari mfite mu rugo yari igiye gupfa habuze gato, noneho nari nabuze n'icyankura iruhande rw'uriya mukobwa. Ibyo byose nabivugaga ku munwa ariko ku mutima mvuga ibindi. Sinjye warose tugeze mu rugo shoferi mwereka icyumba cye ndetse mwereka naho mbiki ibyo kurya, atangira kubitunganya. Nanjye mpita njya mu cyumba cyanjye ndeba nimero ya muzehe ngo mubaze ibyerekeye uwo mushoferi yari yanzaniye. Hashize akanya aritaba ahita avuga ati amakuru ki mwana wanjye? Ndamusubiza nti nimeza nta kibazo ariko ndagira ngo nkubaze ibyerekeye uriya mushoferi wanzaniye. Ahita ambaza ati wamwishimiye se? Ndamusubiza nti bimwemereye naba mbeshye, ese ubundi mwari musanzwe mukorana muzi imico ye cyangwa n'abantu bamukurangiye nawe upfa kumufata? Ahita avuga ati yagukoreye iki se? Ndamubwira ntiwe banze nsubize icyo nakubajije. Ahita avuga ati uriya asanzwe mu kazi ahubwo se hari ikibazo wamubonyeho cyangwa ntiwamwishimiye ngo uhindurire? Mpita mubwira ntiwabungiriye neza, nabonye nta burere afite pe. Ase reba umuntu ugusanga urimo uganira n'abandi akagutwara nk'utwaye inka. Nkivuga gutyo muzehe yarasetse arongera araseka, nibaza ikimusekeje ndakibura. Nkiri muri ibyo ahita avuga ati none se wamubajije impamvu yagukuye mu bandi? Ndamubwira nti sindabimubaza ariko ntibyanshimishije. Ahita avuga ati wibuke ko nubwo ari umushoferi wawe ariko anafite inshingano zo kukurinda. Ndamusubiza nti none se nibyo byatuma ntwara nk'inka bashyizeho ikiziriko? Muzehe ahita avuga ati rimwe na rimwe abantu nk'abo hari igihe bakora ibitajyanye n'icyifuzo cyawe kubera impamvu z'umutekano wawe. Igihe rero utaramubaza icyabiteye ndumva utakagombye kumurakarira. Muzehe yamaze kumbwira gutyo nanjye nsubiza ubwenge inyuma, nibuka ukuntu Sonia yari yandakariye ko yamara kunyumva akansaba imbabazi, nanjye ntangira kwiseka.